niba hari indwara abantu bagwaye muri iki gihe cya none, ni indwara yo kugira ubukristo bwo ku munwa, ku rurimi, ariko ubukristo bwo mu mutima bw'impinduka bwo kwakira Yesu ntabwo. Umuntu aba perezida wa korali ari umwicanyi, ari umugambanyi, atifuza ko hari abandi baza muri korali zabaye nk'ibimina. Kubera iki byagenze gutyo? Nuko batunze Yesu wo ku munwa, ariko mu mutima nta mpinduka. Ku buryo ukizwa wowe wo mu muryango byitwa ngo urasenga, abantu bakaba batifuza gusenga Imana usenga, tugatehoya gukizwa nka runaka nabireka. Kubera iki? Nuko nta mpinduka bakubonaho mu mutima. Imana ihabwe icyubahiro. Ndafashijwe impinduka. Tuganire kuri icyo kintu gikomeye kivuga ngo iyo umuntu amaze kwakira umwami Yesu arahinduka. Nta muntu n'umwe wakakira umwami Yesu ngo agume uko yari ari, ngo akomeze asambane, akomeze anywe inzoga. Aho Yesu agusangiye araguhindura. Ntabwo Yesu yakora ikosa ryo kugusiga mu ngeso wari urimo n'imyumvire ubwayo, arayihindura. Hari umwe numvishe wakoresheje igiterane, aravuga ngo iyo umuntu akirirwa ari umusitari, ngo Yesu ntabwo amuhindura, aguma uko yari ameze. Ariko si Yesu mwaba mwahuye, Yesu araguhindura, imico n'imyifatire bigahinduka. Uwo ni we Yesu. Dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 4, soma umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Hari amagambo meza avuga ku nkuru z'umusamariyakazi, uburyo yahuye na Yesu. Yarahoraga ajya kuvoma buri munsi. Hariya kuvoma uhagereranye no mu rusengero, yahoraga ajya kuvoma buri munsi, ubudasiba ku iriba ry'abasokuruza babo. Ariko ahuye na Yesu, Yesu aramubwira ngo unywa kuri aya mazi azongera agira inyota, ariko unywa ku mazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi. Haleluya, Imana ishimwe. Natangajwe n'ayo magambo, aho umusamariya iminsi yose yagiye kuvoma, aribwo yari ahuye n'igitangaza gikomeye. Umunsi wose cyangwa igihe cyose yahuye n'abapasiteri n'abashumba, ari cyo gihe yahuye n'ijambo rikomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Yarasenze igihe gitoya, yarasenze igihe kinini, ariko hari umunsi umwe yahuye na Yesu, hanyuma atahana ijambo riruti amagambo yatahanaga. Ntabwo yatahanye imirongo ya Bibiliya, nta nubwo yatahanye, Imana ishimwe, ntabwo yatahanye imirongo ya Bibiliya cyangwa ibyanditse muri ajenda. Hari amagambo yatahanye, hari ubuhamya yatahanye. Nibyo kanitonde, yarasengaga, ariko n'abaturanyi be cyangwa abo basengana inkuru z'uko yakirijwe. Dufite abantu b'abarokore ariko batagira inkuru z'uko bakirijwe. Impamvu batabihamya nuko baba batarabivamo. Ariko nari mvuze ngo umunsi yafashe icyemezo, umuntu wahuye na Yesu
arahinduka, imyitwarire igahinduka, imico igahinduka, buri kimwe cyose kigahinduka. Ariko birantangaza iyo umuntu avuga Yesu, yabwiriza ukabona birimo, yahanura ukabona birimo, ariko hanyuma yo guhanura n'umubaza imbuto z'abakijijwe, akaba atukana nk'abandi, akaba ashira isoni nk'abandi, akaba nta tandukaniro na ritoya umubonaho hanze. Ariko mu cyumba cy'amasengesho, ariko mu rusengero, muri korari, niwe wa mbere wantona, niwe wa mubitsi wa korari, niwe perezida wa korari. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda, ari nabwo buhenebere bukabije ubukristo bwinjiyemo. Ubukristo apana abakristo, ubukristo. Imvuga ubukristo ntabwo mfobeje abo bantu, ubwo buntu simbivuga gutera. Igihe cy'ubukristo, yego reka mbivuge gutyo, igihe cy'ubukristo niyo mpamvu cyinjiye mu buhenebere, cyinjira mu bintu biteye ubwoba, kubera ko igihe turimo kigoye ko watandukanya umupagani n'umukristo. Turi mu gihe cya wa mudamu w'umusamariyakazi wahuye na Yesu ahora ku iriba y'abasekuru. Duhora ku mariba y'abasekuruza, ariko niduhinduka duhora ku mariba. Insengero ba data basengeraga, twabaye abadiyakoni bazo, bari abapasiteri, tuba natwe abapasiteri, ariko niduhinduka dukeneye guhura na Yesu. Nitudahura na Yesu tuzamwumva mu matangazo. Nitudahura na Yesu tuzamwumva mu matangazo. Hari abantu bazahura na Yesu mu matangazo, mu matangazo. Ni ikibazo gikomeye ku bukristo bw'iki gihe. Uko iminsi ya Nowa yari, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzamera. Bazaba bajya, bazaba barongora, bazaba bataha ubukwe, bazaba bashyingira, bazaba bashyingiza, bazaba bari mu munezero. Natwe igihe turimo gisa n'icyo, kubera ko turi mu gihe abantu bataroresha amaso y'umwuka, ahubwo baroresha amaso y'umubiri. Ku buryo njyewe niba bambonye ejo bagasanga naguye, batangire bapfobye ubukristo, bavuga atari ku bundi gusenga bimaze iki, ko tubona n'abasenga nta tandukaniro ryacu. Ariko murokore cyangwa nshuti y'umusaraba, icyo Yesu agushakaho ni uguhinduka, ku buryo abantu bakubonaho itandukaniro. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo, nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza, batere guhimbaza Data wo mu ijuru. Imana itugirire neza, Imana itugarukeho. Haleluya. Nibyo ntibakwemera, kuko na Yesu ukorera ntibamwemeye. Ariko ndabyibutse, hari igihe kimwe hamanitswe itangazo, baravuga ngo ni ukuri, uyu yari umwana w'Imana. Haleluya. Baravuga ngo ni ukuri, yari umwana w'Imana. Imana ishaka ko ugera kuri icyo kigero, ku buryo abantu bavuga ngo ni ukuri, yari umwana w'Imana. Yari umwana w'Imana. Ndabyibuka hari n'undi inzoka yarumye, baravuga ngo yigereranyaga idaca urwa kibera, nimukundira ko, ariko babonye atapfuye akindutse cyangwa byimbirwe, bahindura amagambo ngo ni Imana. Imana ikeneye kubitwa umukristo agera kuri icyo kigero cyo kubana n'Imana.
birashoboka ko abantu bakwanga ariko nta kibi bakurega. Uracyumvisa se? Ntabwo byumvisa. Birashoboka ko abantu bakwanga ariko nta kibi bakurega. Bakwangira ko udahuje nabo, bakwangira ko utagenda nkabo, bakwangira ko uticara nkabo, bakwangira imico n'imyifatire yawe ko idahuye nabo. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, kandi Imana idusange, Imana itwiteho. Iyi topike irimo ingingo nyinshi ariko mba numva nayikomeza tukayivugaho cyane, tugakuraho ama episode, Yes, Imana ibahe umugisha.